Kamusuze nanone wewe wakoze subscribe kuri Aware TV show kandi nawe ubora uri tayari kugira ngo ubone buri episode tugomba kuba twagushyirira hanze everyday. Tudufite impano nshya, tudufite byinshi tugomba kuganiraho. Je nitwa Plati, wowe witwa nde? So aka kanya rero ngo ikaze nanone uyu munsi ngufitiye indi mpano none tugiye kuganira kuri byinshi cyaravuga ngo no staying in touch kuri screen yawe cyangwa se uburyo bwari bwose wakoresha kugira ngo ubane na Aware TV show. Uyu munsi nawe ndi muntu turi kumwe, ndi kumwe na Uwase Esther. Welcome on Aware TV show. Thank you. Amakuru yawe Esther? Sawa cyane. Umeze neza. Esther ariko nanone ukoresha amazina Gia Writer. Tugahere kuri Gia Writer. Gia Writer ubundi bishatse kuvuga iki? Ni nka Mantada. And then writer nyine ni writer. Ariko Gia na abbreviation y'amagambo. Yeah. G twagiye? Ntabwo ari ngombwa ko mbivuga hano, gusa na abbreviation y'amagambo. Mantara. Nese kuri Gia wenda bishatse kuvuga iki bijyanye bihuriye n'umwuga wo gusiga? Ni izina rya bike yanjye. Bike yawe? Yego. Ukoresha wandika. Okay, ni Esther Uwase, umwe mu basizi ndetse n'abanditsi b'ibitabo ukiri muto ariko unafite impano mu bijyanye no kuba yakandika. Ushobora aka kanya reka mubwiye ngo ushobora kuba uri kureba ikiganiro, banze nyine no kuri Instagram yiwe ni Gia Writer ndetse na Facebook ari ama PC menshi yagiye yandika. Ariko uyu munsi turaza kuganira mbere na mbere ku gitabo yise License to Thrill. License to Thrill. Watangiye kucyandika ryari? Tangiye kucyandika mu kwezi kwa 8 muri 2019. Okay, igitekerezo cyawe cyavuye he? Ni ibintu byinshi, ni combination y'ibintu byinshi, gusa imbarutso yacyo njya nkunda kumva abantu bavuga kwishima na amahitamo biterwa n'ibyo umuntu afite, ariko ngiye ku ruhande rwanye ntago ariko mbyumva. Mbona ko umuntu ahitamo mu bintu afite cyangwa se niyo agiye guhitamo ahitamo mu bintu afite. Ngiye rero mu bitekerezo byanjye uko nabyumva icyo gihe bidatandukanye cyane nuko mbyumva ubu ngubu, nyine numva ari ibintu umuntu agomba kuba yujuje bikabasha kumugeza kuri ibyo byishimo. So wenda abatari kubyumva neza, License to Thrill navuga ngo ni nk'uruhushya cyangwa se urufunguzo rw'ibyishimo. Icyangombwa cy'ibyishimo. Cy'ibyishimo. None se kugira ngo wenda ufate uwo mutwe hari byari byagenze gute kugira ngo wenda ugire iryo gitekerezo wenda nkuko wari bitubwiye, ariko haba hari imbarutso ya nyayo ishobora kwerekeye no ku buzima bwawe? Ubuzima bw'umuntu ni igiteranyo cy'ibintu byinshi cyane. Ngiye nimba mbayeho mbaho ubuzima nyine bwanjye ngiye nyine nkabaho n'ubwo abandi bunyegereye. Ubwo rero muri urwo rwego navuga ngo nabitewe nyine n'ibyo nabonaga n'ubuzima nari ndimo icyo gihe, n'ibyo nabonaga nyine nabo nahuraga nabo, bituma nyine numvaga nshaka nko gukuraho urujijo kuko nyine nabonaga ari urujijo. Bizana mu gitabo kuko nibwo buryo nizeramo umuntu atangamo message ikabaho nyine igihe kirekire kandi nyine ikaba ifite karite ku buryo nta kintu umuntu ashobora gupfa kongeraho cyangwa ngo akureho. Ikintu wenda nshobora kuba naheraho, wahereye umuzi kugira ngo wahereye umuzi mu bice bigize ibyishimo cyangwa kugira ngo igire uruhare mu byishimo, aho wahereye kuri brain uvuga ni nka boss cyangwa se niwe mugengo w'umubiri wacu. Noneho nari nibaje kuki wahereye cyane mbere na mbere ku bwonko bwa muntu? Nuko ibintu byose niho bikirira ni naho bipfira. Iyo ubwonko bwagize ikibazo ntabwo ibindi bice bifunctiona neza. Okay, none se ikindi ndagira ngo menye inspiration zo kwandika hano zikura. Ni igice cy'ubuzima bwanjye. Nyine mba numva mbayeho nyine byuzuye iyo ndi kwandika. Watangiye kwandika ufite imyaka ingahe Esther? Icyo kibazo kirakomeye. Cyakora nshobora kumenya igihe navuze ngo ngiye kwandika kino kintu ngishyire hanze, ariko ibyo ngibyo igihe namenyeye kwandika bino bisanzwe najyaga nandika utuntu nyine turaho tudafatika. Ni Esther Uwase, umwe mu banditsi b'ibitabo. Iki ni cyo gitabo cya mbere wasohoye?
yego nicyo cya mbere nasohoye. nicyo gitabo cya mbere wasohoye. Ese ubu ngubu tuvugana gifite wenda page zingahe utaragisoma? Ni 55 kuri iyo format. Iki gitabo ndakeka mwakibonye, ni License to Thrill. Igitabo cyanditswe na Esther Uwase, nicyo tugiye kuganira ndetse tuganira na bimwe mu bitekerezo byiwe akunda gushyira hanze yabanyuje ku mbuga nkoranyambaga ziwe. Ariko mbere na mbere twibanze kuri iki gitabo. Ubundi ngira ngo baze kugira ngo umuntu abure ibyishimo, niki kintu wenda ubona ni nk'iyembarutso kugira ngo umuntu atakaze umubiri wabasha gutakaza imbaraga zo yagira ibyishimo? Njye mvuga ku bintu nyine bituma abantu bishima, nkuko navuze ngo ni icyangombwa cy'ibyishimo. Navuze ku bintu bitanu. Icya mbere ku bwonko, ku bantu nyine b'inshuti zawe, icyo ukora, responsibility, n'uburyo ubanyemo n'abandi cyangwa se kubafasha. Ibyo bintu rero iyo hagize kamwe kaburamo, ntabwo umuntu yishima byuzuye. Niyo yavuze ngo arishimye aba ari ukwiyerurutsa. Hari nk'aho nabonye ngo ntawe utanga icyo adafite cyane. wowe ushatse kuvuga iki? Iyo mvuze ngo nta muntu utanga icyo adafite, urugero wenda ubu ngubu ngenda mutse nkakubwira ngo ndagukunda kandi njye ntikunda, ibyo bintu nta kuri byaba bifite, naba nkubeshye. Nyine naba meze nk'umuntu uri kujya gushakira ikintu ahantu nyine kikaba ari nkacyo kiguzi ndi gutanga, kandi ntabwo ari byo kubyumva. Muri make biragoranye kuba wowe gutanga icyo udafite, ntabwo bishoboka, biragoye. Niyo ubikoze nyine ntabwo biba byuzuye, nyine ubwo uba ufite ikindi kintu uri gushaka. Ikindi kintu nabonye kugira, hari n'aho nabonye ngo kwita ku bantu bagukije cyangwa se abantu bana nabo, byari biturutse ku kujya bihurira he n'ibyishimo, kuba wowe wenda niba njyewe ubwanjye nibana akwenda kugira ngo ngire ibyishimo abantu duturanye cyangwa se abo mbana nabo bari buze kubigiramo uruhare. Ntabwo nkumvishe neza. Kugira ngo nyine wenda ibyishimo byanjye umuntu unyikije cyangwa se mbana we nawe byaza guhurira he n'abo bantu banyikije, cyangwa se kugira ngo ngire ibyishimo abo bantu wenda dushobora kuba tubana. Babigiramo uruhare nka 95%. Yego. Kubera ko urugero wenda ubana n'umuntu ariko utamwishimiye cyangwa akazajya ahora kubangamira mu buryo bumwe cyangwa ubundi, biragoye ko ushobora kwishima. Kandi ariko kubangamira ntabwo byashoboka. Nyine bisaba ubwenge buri hejuru cyane ubwo kuba mu bintu nyine, ariko nyine ukaba udahari tu. Ukaba wenda ushobora nko kwicara hano ariko udahari, nk'umuntu uri gukora meditation wagezeyo cyane. Ikindi kuri page ndakeka 16 hari aho uvuga kuri meditation cyangwa se ni nk'uburyo bwo navuga nko kwitekerezaho cyangwa se kwiherera, kwitekerezaho. Byongera ni nkavuga ngo ni nk'ubumenyi cyangwa se byongera intekerezo zawe. Navuga ngo niba ari bihereza umwanya intekerezo byo kubona ubundi wabona umwanya wo kwisobanukirwa. Yego. Noneho kugira ngo wenda waka kanya hari umuntu no kwitekerezaho bihereza umwanya wo kuba yagira ihungabana. Ntabwo nemeranya nawe. Hari nk'umuntu uvuga ati ngiye buri gihe iyo ndi njyenyine nitekerezaho cyane, bigatuma wenda nitakariza icyizere cyangwa se bitewe n'ibibazo mfite. Ariko we hano wagaragaza uburyo kwitekerezaho ari bwo buryo bwo kuba wakisuzuma, ikindi kandi bikakongerera n'ubumenyi wenda ku byo wari usanzwe ufite. Yego. Gusa ntabwo nemeranya nawe ko kuba umuntu ashobora kuba yaba yicaye wenyine ngo narangiza aba ari bwo abura amahoro. Ntabwo kwicara wenyine ari byo biba bitumye abura amahoro. Ahubwo aba ari nyine iyo wenda ari nk'ahantu hari abantu benshi cyangwa hari ibintu bimukikije byinshi, navuga ngo ameze nk'umuntu uri gufata drugs zikaza kumushiramo. Ntabwo rero ikintu gituma umuntu abura amahoro ari uko aba agiye kure y'abandi bantu, ahubwo afite ikibazo nawe ubwe navuga ngo atazi. Kuko umuntu uri gukora meditation amenya weakness ziwe, akamenya aho afite imbaraga. Rero ubwo ngubwo
icyo ni ikimenyetso cy'uko nyine afite weakness aho hantu agomba kuhakora akashyiraho imbaraga. Ntabwo meditation yari ifite ikibazo, ahubwo uri kuyikora ni uwuhe. None tuvuga ko ubu ngubu ushaka kugenda ugakora meditation ufite ikibazo ukavaho cyarangiye. Ntabwo kirangira. Meditation ntabwo ikemura ibibazo, ahubwo nyine ituma umuntu abibamo kandi akabibamo neza, no kubikemura nyine bikoroha, kuko iyo uzi ikibazo ufite no kukibonera umuti birakunda. Niyo bitakunda ubana nacyo kitagize ibindi bintu byinshi bigihungabanya. Impamvu wenda nari mvuze ibi ngibi nuko ari nk'umuntu uvuga ati iyo mbabaye mba numva nifuza kuba njyenyine, iyo mbabaye mba numva wenda nta wundi muntu nakegera cyangwa se naganira nawe, akaza nko kuberivinga yenda aramutse asomye iki gitabo akavuga ati wenda kugira ngo nzabone ibyishimo nuko nzagenda nitekerezo, ariko akitekerezaho mu buryo buri negative. Yego bibaho. None uwo muntu ni hehe umusobanurira kugira ngo amenye uburyo bwo kuba yakitekerezaho mu buryo bwa nyabwo? Nizera ko iyo umuntu avuga ibintu byose abura ibintu byose. Ubwo nimba umuntu azi ko afite icyo kibazo, icya mbere ni ugushaka umuntu nyine wanyaye wo kubwira, kuko abantu bose ntago batwumva ku rugero twifuza ko batwumvaho. Kandi nanone hari n'ukumva ariko akakumvira ubusa. Hari ibintu byanditse muri Petero, ntago mbyibuka neza ukuntu byanditse nyine ku murongo, ariko baravuga ngo 1/2 cy'abantu ubwira ibibazo byawe baraguseka, abandi bakakumvira ubusa. Rero uramutse n'ibindi bikurikiraho, uramutse ugiye kubwira umuntu ariko ukumvira ubusa, nyine uba umugiyeho nk'umuntu nyine ugiye kubona igisubizo cy'ibibazo byawe, ariko mu by'ukuri uwo muntu nta kintu ashobora kugufasha, ahubwo atuma ugira insecurity muri wowe irenze iyo wari ufite. Rero ikintu cya mbere umuntu agomba kubanza gukora ni ukumenya ngo sindabwira nde. Noneho ubwo yamara kumumenya ukamubwira, ubundi ibindi bikazaza nyuma. Ikindi hano muri license to thrill yasobanuye uburyo wakora meditation ndetse naho wayikorera, ndetse ushobora no kwibaza se ngo ninde wo kuba wakora meditation. Ushobora kubona wishyize nko mu kato ukavuga ati ngiye buriya nta mwanya mfite wo kwitekerezaho, ibintu byanjye byarazambye, nta mahoro nzigera mbona. Hari n'abantu bicira urubanza kuvuga ati igihe ubuzima bwawe ntabwo buzigera bumera neza, sibyo? Ariko niba uri kundeba muri aka kanya, nakubwira ngo iki gitabo kiri mu bitabo bimwe byanagufasha kuba wenda niba ari n'inzozi ufite cyangwa niba ari ibitekerezo byawe ufite, wumva aka kanya ushobora kuba bigoye kuba wabishyira hanze icya mbere, cyangwa se byo kuba byakugira umumaro, kubera ko kenshi turatekereza ariko hari abenshi batekereza ibitekerezo by'umumaro ntibigire icyo bibafasha. Ikindi kintu nakubaza Esther, mu bintu byose wandika nicyo kintu bitaho cyane? Ibintu byose nandika kugira ngo wenda wandike niba ari PC, nandika ibintu byinshi, specifying umbwire ngo nkaha ngaha, kuko hari nka PC yawe nasomye yanditse ngo mbaye mpfuye none. Nk'iriya yo wari wayanditse wenda biturutse kuki? Iriya poeme rero, ubundi uburyo nandikamo poeme nyine ni uburyo bwo gusohoramo ibintu bindimo, gusa mbisohora mu buryo butatu. Iya mbere, ushobora kuba ufite ikibazo ukanyegera ukambwira ngo mfite kino kibazo kimeze gutya kimeze gutya kimeze gutya, wanyandikiye poeme, uwo muntu ndabimukorera nkamufasha. Icya kabiri, nshobora kuba ariko ndi gutekereza ngiye muri icyo gihe, nyine arizo feelings mfite. Ikindi cya gatatu, nshobora kumva ikintu nkagitekerezaho kikangumamo, cyangwa nkagisoma ahandi hantu, ubwo nabwo nandika poeme. Rero aho ngaho nyine hari umuntu wari umbajije ibintu kuri poeme nigeze kwandika, ntabwo nibuka ukwezi, yitwa ku munsi nzapfa. Ambaza ibintu ndangije ndamusubiza ngo urupfu ni urunyamahoro. Gutyo nyine nicyo kintu cyatumye nyine nandike poeme imeze gutyo. Nese ahangaha wari uri kwibaza uburyo wenda uramutse upfuye aka kanya uburyo waba umeze? Simply nari ndi kumusobanurira kugira ngo anyumve, kuko umuntu akubwiye ngo urupfu ni urunyamahoro gutyo ntago unyurwa, kuko hari ibintu mbaye ndi bupfe ejo nshobora gukora, ariko nyine ntashobora gukora ngifite iminsi, kugira ngo protege nyine iyindi myaka izaza imbere. Ari nka wanditse ngo if I were to die today
I will expose the bottom of people's expectations. Ni gute wenda ushobora kuba wahagarika wenda ibyo abantu bashobora kuba wenda bizera cyangwa bateganya? Rero turi mu isi isekeje, ariko nyine tugomba kuyibabarira kuko nyine nuko bimeze. Hari igihe umuntu aba azi ukuri ariko akanga kukwizereramo, noneho agakomeza ahubwo arwanira expectations, kandi nyine ukareba ukabasumpa uyu muntu koko, ugahitamo kumwihorera nyine ukamurekera nyine muri uko kuri ko afite, ariko ukabibona ko ibintu ari kwizera si byo bihari, kandi n'ukuri uri kumwereka wenda nimba biba bitewe n'uburyo uri kunyuzamo nyine uburyo atakumva, nyine ukabona icyiza ni uko ubyihorera nyine guceceka bikemura ibintu byinshi cyane. Ubwo muri make rero iyo ndamuka ndi bupfa umunsi, ubwo nyine hari ukuri nari kuvuga ntavuga ubu ngubu. Nese muri make kuki uhisha ukuri utavuga wenda aka kanya? Nakubwiye ngo iyo umuntu avuga ibintu byose abura ibintu byose. Ikindi hano harimo amagambo, if I were to die today, I could write my last poem to someone who owns the clone, to let him know that we're all in town, full of ups and downs. Esther, ufite umukunzi? Ndumva ibyo bintu binsekeje. None se aho ngaho muri iyo stanza ubonye hari umukunzi ubonyemo? Ntago mbonye umukunzi, gusa mu byo nkeka kimwe mu byo abantu bajya batekereza no ku munsi we wa nyuma, batekereza no ku muntu wenda ashobora kuba ari ingirakamaro kuri we, aba the first time iyo atari umubyeyi aba ari umukunzi we cyangwa undi muntu w'inshuti ya hafi. Ngira abantu nkunda. Ariko noneho nkavuga umukunzi especially. Ibyo bintu biragoye. Gusa njye mfite umuntu nkunda, mfite abantu nkunda. Impamvu ntago hari ikintu tuba dushaka wenda guclearinga. Sometimes iyo uvuze ngo ufite umuntu ukunda, twese nta muntu iyo ufitiye umuntu urwango, nta n'umuntu ushobora kwenda kuvuga ngo uragira abandi bantu urwango muri rusange, sibyo? Hoya, I fully disagree with you. Hari abantu ugira urwango. Kuri ino se hari abantu bafite imitima imeze nk'imbunda, nyine nk'imitima y'imbunda y'imini, iyo nyine itagitoranye. Ntago nakizera ko umuntu yanga umuntu umwe, kuko hari abantu rero kavuga ati mana yanjye nk'uyu muntu koko. Ushobora kujija gute ko umuntu afite undi rwango? Ntago nyine ushobora kureba ngo umenye ko umuntu yanga undi, ariko wowe umuntu akwanze wabimenya. That's why nivuze ati aya magambo uko byase kose ushobora kwenda wanayandika, yandikiye nk'umukunzi wawe, si uko ngiye nari nkubaje gutyo nizeye ko ushobora kuba ufite abantu ukunda, kuko abantu ukunda ntabwo babura, ariko nkavuga ati se kuri guhari nimba warasomye poeme nanditse on my deathbed, ntago ngiye nizerera ko umuntu ukunda ushobora kwanga kumubwira ibintu kandi ahari. Niyo mpamvu nanze no kugusubiza icyo kibazo, ntago ari ngombwa. Ariko nyine umuntu ukunda nta mpamvu yo kumuhishahisha nyine ibihari, nimba hari bimubwire, kuko nyine ibintu umuntu avuga ngo if I were to die today, nyine ubwo nabyo biba hari ukuntu bitari seke wamukunda. Muri make ntabwo wizerera mu rukundo. Ibyo bintu nibyo nkubwiye, koya ese wapi. Gusa nyine ntabwo aricyo nari nshatse kuvuga, ariko to be honest with you, njye ntabwo nizerera mu rukundo, nizerera muri fact. Muri fact. Ikindi hariyo nabonye yindi wenda ubwo twagirana ikiganiro, hariyo bita I married myself. Ni gute umuntu ashaka kwishingira? Ashobora kwishingira? Diama rero muri poeme nshobora kwandika ikintu wowe kumva ibyo ushaka kumva, ariko atari byo nashatse kuvuga. Niyo abantu baba bakeneye ngo nibwo bwiza nyine bwa poeme. Rero iyo mvuze ngo I married myself, ntago nari nshatse kuvuga kwishingira, ubwo nyine nari nshatse kuvuga ngo nyine ninjye umataringa, ibindi byose I don't care. Hari aho nabonye ngo
akenshi hano wavugaga uburyo ushobora kuba wenda ubayeho wenda ni nko kwikunda muri make tugenekereje. Ese wenda kugira ngo wenda n'abantu bajya bava mu rujijo kugira ngo umuntu wenda abashe kuba yasobanukirwa nk'ikintu we uba wanditse nk'umusizi, ni izihe nzira ashobora gukoresha? Kuko wenda umuntu ashobora kubisoma akavuga ngo I'm married myself, undi muntu akahita abyumva se ni gute umuntu ashobora kuba yakishingira, kandi wenda no mu byo wanditse hari nk'ibyo wenda ushobora kuba wakorana n'umuntu wenda nko muri part 1, sibyo? Ngo ni nko kuba ndi kubyina mu mvura ndi njyenyine. None se hagati aho ngaho iyo umuntu avuze ngo ari kubyina mu mvura, wowe uri kumva kubyina mu mvura nyine umuntu ari hanze ari kubyina mu mvura, kandi njye ntabwo aribyo nari nshatse kuvuga. Rero nashaka kugira ngo wenda abantu bajye basobanukirwa kugira ngo usobanukirwe kimwe mu gisigo umusizi aba yanditse, inzira ashobora kuba yanyuzaho. Biragoye kuko n'umusizi mugenzi wawe nyine atashatse kubyumva ntabwo wabyumva. Nyine nibwo bwiza bwa poeme. Gusa nyine ashobora kugira urugero wenda ashobora kugenekereza akabyumva, ariko nyine biragoye. Nese ko mwandikira abantu ko ibintu byose bituma mwanditse biba byagenewe abantu, poeme ziba zagenewe abantu, ubwo wa wundi mugenerwabikorwa cyangwa se njyewe uzaza ugasoma iyo pisi wanditse, cyangwa se njyewe uzajya hariya mu isomero ngafata igitabo cya Esther kugira ngo mbashe gusobanukirwa neza igisigo yanditse, wenda izihe nzira nzifashisha cyangwa se n'ubuhe buryo ngomba kugisoma kugira ngo mbashe gusobanukirwa n'ibyo wanditse? Ikintu nagusubiza rero, nyine poeme iramutse ikugenewe wayumva. Yego. Iyo itakugenewe ntabwo ushobora kuyumva. Nk'iyo I'm married myself, impamvu utari kuyumva nuko nyine ari njye wayiyandikiye. Ntabwo nyine rero ari ngombwa kuyumva. Uramutse unayumvishe wayumva nyine mu buryo bwa entertainment, cyangwa ngafata umwanya nkayigusobanurira. Ariko mu kuri guhari nyine yitakugenewe ntabwo ari ngombwa no kuyumva. Muri make uba ugomba kugenda ugasoma ibikureba, ubita kureba. Oya, urasoma byose ariko nyine aho utakaye ukihangana, cyangwa ukabaza byangombwa ko bagusobanurira bakagusobanurira bitangombwa. Ikibazo nuko abantu benshi dukunda kwifashisha ibisigo by'abantu nka bimwe mu mpamba y'ubuzima bwacu, kubera ko hari nk'igira ubona ukagira igihe wacitse intege cyangwa ukagira ahantu ufite ibyishimo, hakaba hari bimwe mu bisigo biba byaranditswe n'abandi bishobora kugufasha kuba wenda iyo situation urimo wayitwaramo neza. Rero niyo mpamvu bagira ngo buri muntu wese uzasoma igisigo, buri muntu wese uzasoma igitabo abashe gusobanukirwa neza, ese ibi bintu nafashe nibyo byanyabyo cyangwa nabifashe mu buryo bwanjye. Oya, niko bimeze. Ariko urebye n'izindi poeme nanditse kuba utari kumva iyo ntabwo bivuze kwikurikiye utayumva. Ntuzamura hejuru uri buyumve. Nukajya usanga nk'iyo ngiyo ari we yagenewe. Nyine hari umuntu aba yiyandikiye ari gusohora feelings ze. Kandi nimba ndafashe umwanya ngo ngende wenda ngo mbwire umuntu ngo ndi kumva meze gutya, ngahitamo gukoresha bike, uri kumva ndamutse nanabyanditse ku rugero buri muntu wese uzabisoma azumva icyo nari nshatse kuvuga, ubundi ubwo ntacyo nawe nakoze, nawe nishyize hanze. Ubwo rero ngomba nyine gucravinga piece yanjye mu buryo igomba kugumira iyanjye nyine. Ese Esther, nkongera kukubaza kuki wahisemo kurajya wandika bimwe mu bisigo byawe mu rurimi rw'icyongereza? Nanjye mbaye nzi ikinyarwanda ku rugero numva mbishakaho nakandika mu kinyarwanda. Ariko nyine ntago biba bisa neza, navuga ngo kwica ibintu mu rurimi rwawe byarutwa ukabyica mu rw'abandi. Ariko abati iyo mpamvu nzakora correction ya poeme zanjye, kandi correction ya poeme zanjye igomba kuzaba yumvwa n'abantu nyine b'inzego zitandukanye, I mean ibintu b'ibihugu bitandukanye. Atari ukuvuga ngo umunyarwanda azayisoma gusa, umugande ntabwo azayisoma. Ni izo mpamvu ebyiri. Tugarutse kuri license to thrill, kuri page ya 33 hari aho wavuze ngo wenda ntukagire umuntu wigereranya nawe, sibyo? Kandi wenda tugira aba motivator, tukagira aba role model. Ese ni gute wenda tugenda muri make ngenshi kuvuga ati wenda ndashaka kuzaba umwanditsi mwiza nka Esther,
wenda nkumva nicyo kinshimishije kandi wenda nkumva ibitekerezo bya Esther birimo biranamfasha. Ni gute wenda wavuze ngo ntukigereranye wenda n'undi muntu uwo ari we wese? nimba warasomye iyo chapitre neza, hari ahantu nageze ndavuga ngo ntukigereranye nawe ahubwo uzamwigireho. Njye nizera ko nta buzima busa. Nyine buri muntu wese abaho ubuzima bitewe n'impamvu nyinshi cyane. Rero uramutse uvuze ubu ndamutse nicaye nkavuga ati yengeye kuzajya nza mu kiganiro nkoreshe interview nkawe, icyo gihe naba ngiye kwitera depression ntazapfa no gukira. Ntago nshobora kugira ijwi nk'iryawe, niyo narigira ntago nakora ibintu nk'uko ubikora. Rero ibyo ni ibintu byose nyine bituma umuntu yumva ari worthless, kuko nyine uko byagenda kose hari ababa bakuruta, hari abo uruta. Rero nyine ibyiza ni ukwibera wowe. Ikindi hari n'aho wavuze ngo wenda aho umuntu ahura n'ibicantege byinshi cyane hagenda nyine habamo yaba experience cyangwa se n'ibindi bintu biba bigiye bitandukanye. Wowe kugira ngo wenda utaba demotivated ukoresha iki kugira ngo wenda yaba gukomeza kwandika uko byose kose ntabwo ujye ubura ibintu biguca intege? Ni ikihe kintu ushobora kuba ukoresha wenda kugira ngo ukomeze muri uwo murongo wawe kuba wakomeza kuba umusizi? Njye rero uburyo bwanjye sinzi ko ari ubwo buryo bw'abandi, gusa njye ntago nkunda gupfa. Nimvuga gupfa ntago ari ugupfa ku mubiri. Gupfa ku mubiri ubwo n'ubu ngubu nshobora kuva hano nyuma y'iminota 30 nkaba ndapfuye. Ariko nyine mpora numva ntashaka gupfa mu bintu byanjye nyine, ku buryo niyo napfa uzabona icyo gitabo ukavuga ngo uyu ni Esther. Ubwo rero iyo mbonye license to treat iri hanze ntafite n'ibindi nshaka gukora, igihe cyose nyine nkumva ngifite imbaraga ndabikora, ngashyiramo imbaraga nyine kugira ngo ntazapfa. Iyo niyo motivation yanjye. Ikindi wenda nshobora kuba nakubaza ni mu bantu bagiye baguca intege, we n'iki kintu wagiye uvuga ati uko byasa kose n'iki kintu ugerageza wenda kubereka wenda bijyanye n'umusaruro wawe? Byagushizemo kubera ko iyo umuntu ankoreye nabi cyangwa akankorera akantu nyine nikanshimisha, aba mpaye inspiration nyine ngo nyine urandakaza numve nyine ntago bimereye neza, ariko ntago bishobora kumaramo igihe kinini nyine. Ntago nabyibagirwa ko ari uko byagenze, ariko nyine ningenda nkandika ka poeme bizaba byanshizemo kandi uzaba ari umusaruro uvuye mu mbuto zawe mbi. Ese iki gitabo License to Trade ni ahantu bagisanga? Icyo gitabo ushobora kugisanga kuri platform yitwa Davis Store. Curuza ibitabo online cyangwa kamamagara cyangwa kanyandikira kuri email estwase124@gmail. Hari ikindi gitabo wenda ushobora kuba uteganya gusohora? Cyane. Kizasohoka ryari? Nta gihe kinini gihari, gusa ntago na presiza ngo mvuge ngo ni kino gihe, ariko ntago ari kera cyane, ni vuba. Ni vuba ngaha. Ubu ngubu aka kanya se wenda ibijyanye n'umusaruro ubona mu bijyanye no kwandika ibitabo ndetse no kubusiza bavuga ko bigeze ku ruhe rwego? Ku ruhe rwego rw'uburyo buri finance? Mu mpande zose bavuga ati ngiye natangiye wenda nandika pisi imwe mu cyumweru ngeze kuri pisi 5, natangiye naragenza zo kuba nakandika igitabo, ngeze kwa nacyandika nka nagisora kikajya hanze. Njye ntago napfa kubyibonaho, gusa abanditsi ni nk'abasinzi. Ntago nyine umusinzi ashobora gusinda uyu munsi akavuga cyane, ejo yasinda ukagira ngo imvura yamunyagiye. Abanditsi rero nuko uyu munsi hari igemba numva nyine nuzuye imyuka myinshi, ariko ejo nyine bikaba biri ntomo. Niye nama wagira wenda nk'umuntu wenda ufite inzu zo kuzaba umusizi ariko akanya wenda ukitinya akavuga ngo wenda mu Rwanda ntabo nzi benshi cyane ko wenda niyo kariyeri batarayinjiramo buryo umenye ikintu ari uko watangiye kukinjiramo, ubu warangije kumenya abanditsi b'ibitabo, ababisohora, kubera ko ubu warangije kuba umusizi. Noneho nk'ubu ugifite wenda nk'inzozi, izihe nama wamugira kugira ngo wenda nawe azabashe kugera nko ku rwego rw'aka kanya? Namubwira ngo nakora ibimurimo, kuko ejo nyine hahora ari ejo.
nta n'inzira ihari yazigera abona nuko nguko. Imvune ziba muri uyu mwuga wo kuba umusizi n'izihe? Ntago nabyita imvune ahubwo navuga ni imitekerereze y'abantu badukikije sinzi. Abantu akenshi iyo babonye ikintu umuntu yanditse, urugero nka poem, ibintu byose baba bumva ko ari ukuri kwawe. Kandi ntago bajya batekereza ko nyine abanditsi batekerereza abantu bose. Icyo ngicyo nicyo kintu navuga ngo kiragoranye wenda. Ariko nyine nabyo kuko twamaze kumenya ko bigoranye nta kibazo. Umuntu ari free gutekereza icyo ashaka. So iracyari abo TV turi kuganira n'umwe mu basizi navuga ngo ntago akiri kuzamuka kwa kageze kure. Yitwa Esther Uwase, yasohoye igitabo bita License of Free, ndetse akaba afite n'ikindi ashobora kuba nkuko bitubwiye agiye gusohora vuba ahangaha, ndetse afite n'andi mapisi menshi yagiye yandika. Ushobora kujya kuri Instagram yiwe ni Esther Uwase cyangwa ukandikamo Gia Writer, yaba kuri Facebook ndetse na Instagram. Wagenda ubona bimwe mu bitekerezo yagiye ashyira hanze. Uyu munsi twaganiraga bimwe mu byanditse, harimo n'igitabo cyiwe yise License of Free. Yatubwiye zimwe mu mbogamizi agira, ndetse anatubwira byinshi mu bijyanye n'urugendo rwe rwo kuba yaba umusizi. Ese wowe ni izihe nzozi zawe ufite? Ariko tunagana wenda no ku musozo, ikintu navuga wishimira aka kanya nk'umusizi ni iki? Ibintu nishimira ni byinshi, gusa nta kintu kinshimisha nko kubona umuntu yasomye igitabo cyanjye kikagira uburyo bumwe kimufasha cyangwa mu bundi, cyangwa umuntu akambwira ngo ndumva ameze gutya nkamwandikira nka poem nkabonera amufashije, mpita mvuga wow, I got flying a ticket. Okay, so navuga ngo wenda Esther reka ngushimire cyane. Ikindi kandi mvuga uti courage wenda mu byukora, cyane ko buri muntu wese agira ibitekerezo bitandukanye, ariko ubu ufite ibitekerezo ukaba ufite n'uburyo bwo kubishyira hanze bikagira abantu bifasha. Ikintu navuga ngo nagushimira cyane. Okay, so reka nshimire buri umwe wese twabanye muri Aware TV show. Nizere ko buri episode yose turajya dusora irajya ikugwa neza. Twari kumwe n'umwe mu basizi, ariko mubwira ngo iki gitabo niba utaragisoma nawe genda ushake kopi yawe. Yakurangiye ahantu henshi wayisanga. Wenda ushobora no kubibutsa. Ushobora kugisanga kuri Davis Store. Ni platform icuruza ibitabo online, cyangwa ukanyandikira kuri email Esther Uwase 124. Okay, so nabwo ngo keep subscribing and make share and comment. Buri episode nakwengeragiye kugeraho ku gihe on time. Nge nitwa Plati Wanyama. Nizere ko tugomba kubana fresh muri episode itaha. See you again.